duherukana Mpambara nta bikoresho by'umuziki akigira Devu yarabitwaye, naho Mahoro yamenye amakuru ko umwana yasize kwa Kindigiti na Helena atagihari. Ubu byifashe bite? Kurikira umukino. Ariko nkaho nkomangira icyo hangaha ni wawe. Kingura se nyine ureka gukanga. Esa newe Berena. Ihangane nze ngukingurire. Nawe urizinduye ye? Niko sha. Iyi nzu warayiguze cyangwa urayikodesha? Ndayikodesha. Uheruka kwishyura ryari? Ntumbwire ko nkomangira kuriya muri urutondo uje kunyishyuza Berena, byaba ari ugukabya rwose. Ariko ubwo uranyumvira agasuzuguro? Ugere kumara amezi arenga 2 utishyura inzu, ugerekaho no kumbwira uko wibonesha? Mfite uburenganzira bwo kukwishyuriza igihe nshakiye niyo haba mu gicuku. Ahubwo siko mwari mwabashije kunyihangana iki gihe cyose. Mwakomeje mukihangana ko nzayabaha rwose. Nana yabahera rimwe. Nuwakwihangana se urumva yakwihangana ate utavuze? Ubuceremba ucengana nanjye cyangwa Violette ngo hatagira ukubaza amafaranga y'ubukode rwose. Niko karame, waraje utubwira ko ntayo ufite twanga kukumva. Nabyo nakoze rwose, mu mbabare mukomeze mwihangana. Kugeza ryari? Nicyo nkubaza. Ariko uguribuka ko kuva wagera muri iyi nzu wishyuye amezi 2 ya mbere gusa? Ndabyibuka. Ndarambiwe rero. Aya mazu no nkura maramuko. Ihangane rwose. Ubwo se urumva ukomeje utyo nundi akabigenza atyo nundi nge n'umuryango wanjye twazabaho dute? Basi iminsi mike ishoboka nyashakisha, kuko ubu rwose nta n'igiceri mfite, na business ne natangiye hajemo ingaru ndahomba. Ihangane rwose. Oya. Ibyo nugukabye rwose ngewe sinabyihanganira rwose. Mbwira ni warabuze amafaranga yo kwishyura inzu bamo. Mamagare mukuru wawe yanyishyura ukomeze ube mu nzu utekanye. Baba we, oya pe, ibyo kwishyuza akaba rwose byihora amafaranga ya kwihera. Oya yewe reka bari we nyishyuza. Oya pe. Atutava ukajya no kwiba ngo nakwishyuje. Sigaho Berena, amafaranga ngiye kwashakisha nyaguhe rwose. Ariko reka guhamagara Kabera. Ese Bima? Karame mama Teta. Burakeho koza ayo masahani mazuze hano. Ndabitabye. Niko. Wabaye iki? Ntacyo. Urabeshya Bima. Wimbeshya. Kuva ejo nabona gutishimye. Ugakora imirimo yose urakaye kandi nzi ko atari ukusanzwe. Ngize ukuri rero wabaye iki? Erega mama Teta. Hari ibintu birenga umuntu akabura naho abihera bivuga. Nibiki se kandi wabuze aho uhera? Nukuri mabuja. Niba nzisubirira iwacu simbizi pe. Kuko uhehesi bw'abagabo bitekana ndaburambiwe rwose. Bungeza aha. Ngaho tobora umbwira Bima. Dore ejo bundi navuye guhaha. Nuko mporana cya Kindigiti. Have sigaho tubaho ku mugabo wa mukuru wanjye Bima. Nta soni. Mumbabarire mbikoreshejwe n'uburakari. Ngaho komeza umbwire. Nuko nyine du yatangira kunshotora mpehetaho. Ngwiki? Ambwira ko ashaka kungurira fanta ngo kuko hari ikintu ashaka kumbwira. Erega kanankorakora. Ubundi akanyibwirishwa ngo muhobere, nabyanga kankuruba nashaka kumpobera ku ngufu. Ikira Mariya nyiri impuhwe we. Ibyo bintu byose Kindigiti yarabikoze Bima. Ngize ukuri. Cyangwa uri kumubeshyira niturahirwa bigukoreye? Mabuja, ndakumva. Ari turahirwa sinamurega kuko byibura we n'urungano nziko twabikemura. Ariko Kindigiti impamvu misemo kubikubwira nuko yambangamiye nkabura uko mubwiza ukuri kose kundimo. Kuko nyine ari mukuru kuri nge. Ndabyumva. Kandi ntinya ko yanabandegaho ngo namushize y'isoni. Ariko ubu Kindigiti koko wamuzima mwabantu mwe? Ndumiwe gusa nta kindi. Ageze kuba abana nabi mukuru wanjye, ageze kuba yarateye amahoro aramutererana. None koko yadukiriye n'umukozi wanjye. Ibi byose nzabyihanganira n'impamo. Ihangana Bima. Ihangane ngiye gushaka icyo mbikoraho ku buryo atazongera. Murakoze. Ngaho isubirire mu mirimo yawe. Ahubwo se mabuja, ndakumva. Wakwibariza akabazo. Ariko ntugire ngo narabumvirije. Ngaho da. Urashaka kumbaza icyo Bima? Ko mperutse kumva muvuga ko mushaka kugurisha za mashini zidoda. Nibyo koko mwari mukomeje? Ese nibyo shenge? Twari dukomeje rwose. Hari umukiriya se waturangira? Nyine mfite udufaranga nizigamiye tumaze kugera mu 100,000.
ibihumbi 100 byose nibyo wita udufaranga koko bima kora aha rwose uri umukobwa ufite icyerekezo. urakoze. Nawe ubwo rero nari natekereje ndavuga nti kuki nanjye ntababera umukiriya nkagura nk'imashini imwe ngatangira kwikorera. Wow, hari icyo bitwaye Sabima? Niba ufite gahunda ukaba wumva kudoda ari umushinga wize neza, nawe watubera umukiriya nta kibazo. Uravugisha ukuri mabuja? Cyane. None se ahubwo mwazanamfasha mukanyigisha kuyikoresha? Nyine kuko nubwo nshaka kugura imashini ariko sinzi kudoda. ariko rwose ngewe muyobo ntabwo mwasubije ikibazo cyanjye. Ntabwo ari uko nanze kugusubiza ikibazo cyawe Dave, ahubwo nuko wanze kunyurwa n'igisubizo naguhaye. Ikibazo cyawe nanire ari byiza nuko mwazajya hari umutungo yangije akaba ariho mutangira ikirego cyangwa se ikibazo, ukabibwira ubuyobozi bwabo bukagufasha. ariko nanjye niko nabyumvaga mudugu. Dave we nukuri gerageza ikurebe sibyo utazashiduka baguhejeje utwawe abo babaye barakara. Ubwo nta kundi nyine reka ngerageza ibyo wa mugani wa Helena nta kundi. Niba nta wundi ufite ikibazo twakwakira Mukesha akatugezaho ubutumwa tugeneye uyu munsi. Muke mwatambuka mukatubwira rero. Mudugudu arakoze kumpa ijambo ndetse namwe mwakoze kuba muteze amatwi. Ndabeshya? Ibyo nateganyije kubaganirizaho uyu munsi rero si ubwa mbere mu byumvise, mbese nyine ni ukwibukiranya. hari ubwo se ari ubwa mbere mwumvise ijambo guteganya imbyaro mu buryo bwa kamere? Jewe ntabwo ari ubwa mbere mbyumvise rwose Muke. Ndibuka ko ku nshuro zose wabitubwiraga wagendaga wongeraho ko habaho uburyo bw'imiti n'ibikoresho hakabaho n'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. Byose bikaba bikubiye mu kintu kimwe cyitwa guteganya imbyaro. Guseka rwose ibyo uvuze nibyo hereye. Nanjye niko mbizi rwose. Ntabwo mwibeshye rwose nibyo. Hanyuma rero ngarutse ku guteganya imbyaro mu buryo bwa kamere, twabonye ko habaho uburyo bwa mama aribwo bwo konsa, hakabamo uburyo bw'iminsi idahinduka aribwo bita uburyo bw'urunigi, hakabamo uburyo bwo kubara, hakabamo uburyo bugenzura imimerere y'inkondo y'umura. Yego Rwamwi, ndabona ushaka kugira icyo uvuga tubwira. Nagira ngo wunganire Muke. Yego. Kuko ari inshuro nyinshi mbyumvise. Kuri ibyo waruvuze rero, habaho n'uburyo bwo gupima ubushyuhe fatizo bw'umubiri w'umugore, hakabaho n'uburyo bw'iminsi 2. Yego tubwire. Hari kandi uburyo buvanga ikimenyetso cy'ubushyuhe n'ibindi bimenyetso. Yego. Hakabamo n'uburyo buvanga ikimenyetso cy'ururenda n'imimerere y'inkondo y'umura. Yego. Si byose. Murakoze cyane mwese ku nyunganizi mutanze. Kandi rwose mwabivuze neza. Ababyumvise bwa mbere bumvireho. Harya Muke. Yego. Natubwiye ko ngo kugira ngo umuntu ahitemo uburyo akoresha bisaba iki? Urakoze cyane Suza. Nta kindi rwose bisaba usibye ubushake bw'abashakanye babiganira hagati yabo. Murumva? Bakabyemeranywaho hanyuma bagatera intambwe bakaza kundeba ku kigo nderabuzima nkabafasha. Murumva? Ushobora no kutaza ku kigo nderabuzima wenda hakubereye kure. Ukaba wagana paruwasi kwegereye naho hatangirwa serivisi zo guteganya imbyaro. Ariko Muke. Yego. Hari n'ahandi yakwaka ubufasha. Ngaho twunganirirwa mwi. Hano muri tekana yacu twamenye ko dufite abantu bahuguwe ku bukangurambaga bwo gufasha muri gahunda yo guteganya imbyaro mu buryo bwa kamere. Barahari rwose. Nabo umuntu ababonye hafi akabasobanuza se hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye rwose. Kuko barabizi ko hagize ikibisoba bahita bakuyobora ku mufasha w'ingo. Hari ikindi kibazo? Ikindi nababwira mbere yo gusoza rero ni uko ubu buryo bwose mbabwiye bwa kamere bwo guteganya imbyaro bwizewe kandi bwavumbuwe hashingiwe ku bushakashatsi kandi bukaba bwaremejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Birumvikanye? Yego baba rero ubwo uravuga ukajya heza isaha amaho.
ese ubundi ubwo uragenda ute? mba ntihakureba wa mugore nuko ngenda nabyo ntibikorera uranyumva neza here. Aka ni akumiro koko. Gashyiga igushyiguye niyahe? Uje kwaka icumbi sera? Nta cumbi ryanyu nkeneye njyewe mahoro. Ese ubundi ikindi gitari arihe mwababyeyi gito? Umubyeyi gito niwe watinyutse kwijishura uruhinja rubisuka rutazageraho ruhurira n'amashereka. Nta soni. Wowe kuki utamwonkeje siki? Nta mabere ugerara. Byibura wowe kubasha kurya buri munsi nta n'ikibazo cy'amashereka ufite sigare. Nuri nkanjye sha, nuri nkanjye. Eren, ndagira ngo mubimenyeje kubu nabanywereye hagati yanjye namwe hagiye kwaka umuriro. Ariko wasaze si gusamaho. Nakongeye kuguhuririza ubuyobozi uvuga impamvu wataye umwana. Ariko umwana ujyanwa kwaze muvuga ko yatawe atesha. Yatawe ate koko? Ubwo ndabizi mubereye mukase mubisigariwe. Dore ko impuhwe zawe zibarirwa ku mashyi. Ahubwo nimureba nabi ninjye ubarega mugasobanura neza aho mwanshyiriye umwana mwankunguzi. Inkunguzi niwe wa mubyeyi gito. Maho, niba uje kuntu ukiri wanjye turarwana izo nzoga wanyoye zigushiremo. Nta soni. Nakureka nze nkwereke sha. Igihe nahereye nkubembereza utanabikwiye. Ugiye guhuruza here. Uriruka se ujya he? Umva. Garuka sha. Umva, ntabwo ucika garuka. Umva, ntabwo ucika. Ndavuze ngo gwira. Maho, umva. Maho, uraterura nanjye nterura umwase urambonera. Ufite amaboko abiri nanjye nkagira andi. Maho, garuka ndekura jahese nta soni ndagucitse sha ujya hariko umva maho umva sha udo ucitse mu maho nta soni urabonera shamani yanje we ntugira ngo ndanyuzwe nzabona ngarancika mwana wanje wa mugore kandi mugombe mumbwire aho mwashyiriye umwana byanze bikunze ku mubyeyi gito bitabaye ibyo kandi nanjye nzabakore kibi kizabagiraho ingaruka uhereye kuri kindi giti ngirwa mugabo kugeza ku nshuke yanyu kigare we. Mpambara buza hari igitira bene naramubwiye ko amafaranga y'amezi 2 atishyuye agiye kwishyuza mukuru we Kabera. Naho se Mahoro ugize Helena yifunda igira ibivuzo. Helena azakomeza yihanganira akagasuzuguro. Naho ubutaha Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isa 8:00 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro. Hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789113120 cyangwa se 0788435206. Bitihise ukatwandikira kuri email, adresse ni inkingi-y'amahoro2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro.